noneho rero kwangutse Pasiteri Mutesi ngo umukozi w'Imana arashimuse aribye arakora ko yatwaye umugabo w'abandi karabaye ndumiwe wahoze ari umugore we ngo yamwakiriye akiva muri gereza aramukarabya aramusiga muha n'ibiryo ngo arakaraba aracyasa neza none Pasiteri Mutesi ahise amwiba. Ferdinand n'umugabo wanjye nubwo twari twasezerana ariko gahunda yari ihari ya mariage ariko no kubitabaye nta kibazo mfite kuko ndacyari muto ndafite ibyiringiro. Nashaka kubwira Mutesi nabona bitogosa azaterura atereke mu cyumba ntazigera za hano kuri kamera kuko twe dufite amarira tubitse. Uyu mugabo ngo ni Ferdinand yari yararebye abona afite impano yo gukundwa n'abagore dore yuko ngo uyu mugore yamwondoye ngo akiva muri gereza akamukarabya akamusiga akamuha buri kimwe akamukesha ngo nyuma akamurongoreraho undi mugore ngo wari uhari mu ibanga yari yaramubyaje n'umwana w'umuganga. uricohe urigitira uricohe uzopfa nabi uzongaye niba ntarabaye mu murenge Uvira nkarenga akagera mu murenge. Uyu Ferdinand ngo yabonye uyu mugore amurambiye akajya amubwira yuko ngo atajya akunda abagore badafite ibiceri habe namba ngo ubu ngubu ari gushaka kwinjira ikindi kidamu gifite ku biceri kikazajya kimupesa kinamutamo. abahungu n'abakobwa bo muri iyi myaka mana we. Nyuma y'igihe gito dore yuko ngo bapangaga ibijyanye n'ubukwe ngo nibwo yaje kumva cyangwa gukubitwa n'amakuru nyine igihuha kiramukubita n'igihunga kiramufata ngo yumva yuko ngo yacudikanye na Pastor Mutesi ngo uyu mupastor ngo ufite ibiceri dore yuko ngo yari yamaze kuba umupfakazi nyuma y'igihe cyari gishize ngo ashaka kwishumbusha. ndimo ndicara wongera nkatekereza nkabona rwarwo nabonye hagati y'amaguru ya Merine. Pastor Mutesi ngo yahuye n'aka kagabo ngo kakoze umushinga wo kuzajya kabyaza cyangwa kubita abagore w'uncense bakagapesa ngo aravuga ati reka nanjye ngashimute cyangwa nk'ibi uyu mugore biragaragara yuko ashobora kuba ari umunyacyaro cyatanze gufata neza umugabo. Pastor Mutesi ngo agakubise kuri w'uncense ngo karacacambuwa ngo nyuma y'igihe gito ngo kumva yuko ngo kari hose kari kibeshye kadashaka kongera kubaho nabi mu buzima kavuyemo aribwo kahitaga gatangira gupanga ubukwe na Pastor Mutesi ibintu bikaba byikojeje wandabaga ku mbuga nkoranyambaga tukabota kakava nka Pastor Mutesi twari tumenyere nk'umuntu usobanutse nk'umuntu udashobora kwisondekana gato namba. Imana ijye guha umugisha rwose cyane uzisabira uwawe wanjye ndawufite. Ni gutagiye gufata umugabo w'abandi akarya gapapu ibyo bikaba bikomeje kuba igitaramo ndetse Pastor Mutesi bamwe bari kumugira igitaramo abatera comment bakavuga ati uyu mupasteri menya harataratumwe n'Imana ubwo bugambo bwawe nta kintu uzamara ashobora kuba afite indi mana akorera kuko umuntu ufite ubwenge usobanutse utekereza mu nama aragiye nk'ikibaye kigoryi noneho wala yaburamo abagabo bafite gahunda bashobora kuba badafite abagore noneho ibintu bikomeza kuba gahuma munwa n'akasamutwe cyane yuko uyu mugore arimo avuga yuko ngo abarahira urugo rutazamara igihe kuko ngo Pastor Mutesi ngo nibeshya akaza ku muhanda cyangwa ku mihanda gutwika avuga yuko wa mugabo nta kigenda ngo uyu mugore ngo azakora icyo bita kumwotsa kumusukaho umuriro ngo murandasi zizabona akazi icyo gihe tere yuko n'ubu ngubu ngo atamworoheye ngo arimo arakora icyo bita kumutaranga kuko ngo kugutwara umugabo waramuruhiye ukamumenamo ibiceri ngo ntago bisanzwe. So guys, ni inkuru ziri kuri no mihanda Pastor Mutesi yamaze kuba yashimuta cyangwa yatwara umugabo w'abandi mu invitation ziri hanze ubukwe burenda gutaha ngo dere yuko ngo bamaze no kujya mu rukiko nako mu murenge. So urumva ni ibintu biri kuri no mihanda Pastor Mutesi abantu bamunenze bagize ibiki n'ibiki urabona yuko ari ibintu ushaka kuba bikaze.